ise nibwo bubabare burenze igipimo buri mugore wese wabyaye atabazwe aba yarahuye nabwo. Sinzi uko nabigusobanurira kuko nanjye ndi umugabo, ariko reka nifashishe ibyo nzi n'ibyo nize ngusobanurire. Reka dufate ko ububabare umuntu agira bupimwa mu rugero bita DEL. Ububabare bukomeye umuntu yakwihanganira ni nk'ubwageza kuri DEL 45. Nyamara iyo umugore arimo kubyara aba ashobora kugeza ku bubabare bwa DEL 57 zose. Ni nk'uko amagufa 20 mu mubiri wawe yavunikira icyarimwe. Mbese gerageza gutekereza ikamyo iramutse ikandagiye amaguru yawe ikayasyonyora wumva amagufa yose yo mu maguru yawe akavunikira rimwe. Uko niko igise kiryana kandi kikajya kisubiramo cyongera kisubiramo buri minota runaka kugeza ubyaye. Ikimenyimenyi iyo umudamu ari kubyara bikaba ngombwa ko bamwongerera, bashobora kumukatisha imakasi nta kinya mu gihe harimo igise ntagire ikintu na gito yumva, kuko aba ahanganye n'ubundi bubabare bukubye inshuro 100 ubw'imakasi irimo gukata uruhu. Icyakora iyo birangiye abenshi mu bagore bavuga ko batabona amagambo basobanuramo uburyo igise cyari kimeze. Uko abantu bihanganira ububabare biratandukanye kandi n'ibise ntibingana kuri buri muntu, yewe nta nubwo biba ari bimwe kuri buri nda. Icyo abenshi bahuriraho ariko ni uko haramutse hariho uburyo bwabafasha kubyara batababaye babuhitamo nta kabuza. Hari abagore benshi bavuga ko batifuza kubyara kubera gusa gutinya ububabare bahuye nabwo mu gihe cyo kubyara. Nanone kandi muri iki gihe mu Rwanda imibare y'abagore bisabira kuzabyara babazwe nta kindi kibazo bagize usibye gusa gutinya ibise yariyongereye cyane. Ni muri urwo rwego rero ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, King Faisal Hospital, byabaye ibya mbere mu Rwanda mu gutangiza uburyo bwo gutanga imiti y'ububabare ku bagore babyara, bityo bakabyara batumvisha ibise. Ibi biri mu itangazo ibi bitaro byashyize ahagaragara ku itariki ya 17 z'ukwa 9, 2020, bivuga ko noneho ibi bitaro bizajya byakira ababigana bifuza kubyara neza ariko batababajwe n'ibise. None se bizajya bikorwa bite? Bakoresha ubuhe buryo? Bakoresha iyihe miti? Kora subscribe ubundi ngusobanurire uko ubu buryo bukora, ibyiza n'ibibi byabwo, hanyuma utangire witegure kuzajya kubyarira kuri Faisal. Njyewe ndi Dr. Starke Muganga. Ubwonko bugenzura ibice byose by'umubiri binyuriye mu myakura isohoka mu rutirigongo inyuze hagati y'amagufa y'urutirigongo. Hari agace k'ubwonko kamanuka mu mwobo uri hagati y'amagufa y'urutirigongo bita urukiryi, harimo n'abakita umusokoro. Aka kaba kazengurutswe n'amatembabuzi ameze nk'aba mu bwonko imbere bita CSF, Cerebrospinal Fluid, ni ukuvuga amatembabuzi aturuka mu bwonko. Nayo akaba akikijwe n'agahu korohereye bita dura gafunitse rwa rukiryi cyangwa umusokoro. Niba warabyaye ubazwe ushobora kuba usanzwe uzi uburyo bagutera ikinya cyo mu mugongo. Binjiza urushinge hagati y'amagufa agize umugongo wo hasi, rugatobora kagaho kitwa dura, rukagera muri ya matembabuzi ava mu bwonko aba akikije impera y'urukiryi, ni ukuvuga umusokoro. Iyo babonye ya matembabuzi aje bamenya ko bagezemo imbere maze bagateramo ikinya. Iki kinya gihagarika ububare bwose kandi umuntu yagukoraho ntiwumve kuva ku maguru kugeza ku nda ahagana munsi y'amabere. Iki kinya kandi gituma n'ibise bihagarara. Aha nibwo abaganga bakubaga udasinziriye ariko igice cyo hepfo kidakora, bakakubaga utumva ariko muvugana. Iki kinya cyo mu mugongo bakita spinal anesthesia. Niba wabyumvishe neza, ikinya cyo mu mugongo gihagarika ububabare kigahagarika n'ibise. Ubwo umaze kumva ibi neza, reka noneho ngusobanurire bwa buryo bwo kubyara utababaye. Muri make nabwo ni ikinya cyo mu mugongo ariko gitandukanye na cya kindi baguha bagiye kukubaga. Iki kinya cyo gihagarika ububabare ariko ntigihagarika ibise. Ubu buryo babwita epidural analgesia cyangwa se epidural anesthesia. Ni uburyo bwo kuguha ikinya cyangwa imiti y'ububabare babinyujije mu rutirigongo, ariko noneho iyi miti ntigere ku musokoro warwo neza. Iyi ntiba yinjiza hahandi bashyira ikinya cyo mu mugongo muri ya mazi aturuka ku bwonko, ahubwo abaganga babyigiye binjiza urushinge runyuze hagati y'amagufa y'urutirigongo, ariko noneho ntibageremo imbere ngo batobore kagahu kitwa dura. Iyo urushinge rugeze muri uyu mwanya ukikije kagahu gapfunyitse urukiryi bita dura, uyu mwanya akaba ariwo bita epidural space. Muganga yoherezamo agaheha gato ka plastique kari bunyuzwemo imiti, aka gaheha kakagumishamo agakuramo urushinge. Hanyuma bagashyiraho akantu gafatishaho ka gaheha kugira ngo kataza gusohoka cyangwa ngo kanyeganyege. Ka gaheha kameze nk'akagozi uba ushobora kukagumanuka n'akaryamira nta kibazo iyo bamaze kugafatisha. Hanyuma bakagahuza n'urushinge rurimo imiti bohereza mu mugongo gake gake kuzageza umaze kubyara. Aka gaheha kaba gashobora kukumaramo amasaha runaka. Ubu buryo rero butuma ububabare bwose buhagarara ntiwongere kumva ibise. Ariko aho butandukaniye n'ikinya cyo mu mugongo ni uko bwo budahagarika ibise ubwabyo. Ibise birakomeza ariko bitakurya.
Iyo igise kije urabyumva kuko uba wumva ikintu gisa n'igikanyaga ariko ntubabare habe na gato. Ubwo rero iyo igise kije urasunika nk'uko bisanzwe kugeza umwana asohotse. Kubyara, kongererwa, kukudoda umwana amaze kuvuka hamwe bakongereye cyangwa aho umwana yiyongereye, byose nta na kimwe kikubabaza. Amaguru aba yabaye ikinya, atumva kandi adakora ku buryo udashobora kugenda. Nanone bagushyiramo sonde igufasha kwihagarika utavuye aho uri. Hanyuma byose byarangira ka gaheha bacishagamo imiti bakagakura mu mugongo bakarekeraho kuguha imiti. Nyuma y'igihe gito umubiri wawe usubirana ubushobozi bwo kumva, ugatangira guhaguruka no kugenda, ari nako wishimana n'uruhinja rwawe rwavutse utababaye. Ubu buryo bwo kubyara utababaye si ubwa none. Aka gapira binjiza mu mugongo bakanyuzamo imiti katangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'imyaka y'1900, uburyo umudamu wa mbere wabyaye atababaye hakoreshejwe ubu buryo hari mu 1909. Hanyuma ubu buryo butangira kujya bukoreshwa muri rusange mu myaka y'1940. Nibyo wumvise neza, hashize imyaka 80 ubu buryo bukoreshwa butaragera mu Rwanda. Ubu buryo nta ngaruka zidasanzwe bugira kandi hari ibyago bike cyane byo kuba wahura n'ingaruka z'imiti binjiza mu mugongo nko kugagara, kugira iseseme, kuruka n'ibindi. Kuki bwatinze kutugeraho? Icya mbere, ubu buryo busaba abaganga bazobereye bashobora gushyira kariya gapira mu rutirigongo nta kwibeshya, kakajya neza neza mu mwanya ukikije ka gahu kitwa dura, kajye hanze kandi ntigatobore ngo kagere muri ya matembabuzi aturuka mu bwonko. Aba baganga babizobereye kandi bizewe bo bari barabuze mu Rwanda. Icya kabiri, kubera ko umuntu aba atakibabara, bisaba ko agira umuntu umuba hafi cyane mu gihe cyo kubyara, kuko ibise bibaye byinshi ku buryo umura washwanyuka ntiwabimenya. Kandi umwana agize ikibazo wenda bitewe n'ibise cyangwa akananirwa guhumeka kubera imiti ikoreshwa, bisaba kuba ufite umubyaza ugukurikiranira hafi cyane ku buryo igihe habaye ikibazo bahita bagira icyo bakora. Kubera ko ibitaro byinshi byo mu Rwanda bigira abakozi bake bita ku barwayi benshi, iyi nayo yari impamvu yatumaga ubu buryo budakoreshwa mu Rwanda. Icya gatatu, bitewe n'imyemerere ya buri muntu, hari abavuga ko kubyara ukoresheje uburyo Imana itagennye mu kubyara ari bibi, ndetse bamwe bakumva ko umwana utagiriye ku gise ushobora kutamugirira urukundo rwimbitse rwa kibyeyi, ku buryo hari abiyemeza kwemera bagakubitwa n'igise nk'uko bisanzwe, bakagifata nka bimwe mu bikugira umubyeyi. Kugeza ubu mu bihugu byateye imbere, abagera kuri 70% by'abagore babyara neza bahitamo guhabwa imiti y'ububabare mu gihe cyo kubyara, maze bakabyara batumvisha ibise. Niba wifuza kuzabyara muri ubu buryo rero, ibitaro bya Faisal byatanze iyi nimero wahamagaraho bakaguha ibisobanuro birambuye. Ni 0783 825 825, 0783 825 825. Wibuke gukora subscribe kugira ngo uzakurikirane ibiganiro byanjye by'ubutaha. Ndi Dr.